kwa munani muri 1994. Ndibuka ntabwo genocide iri jambo mwumva nta ryabagaho, tubiziranyeho mwese murabizi. Ijambo genocide ubundi ryaje ryari? Genocide yakorewe abatutsi ryaje ryari? Icyo gihe muri 1994 mu kwezi kwa munani nta ryabagaho. Numvaga bareke gukina ku maraso y'abatutsi bishwe muri 1994. Ibiganiro yabikoze mu kwezi kwa gatanu, nyako yabikoze mu kwa 12, yabikoze mu kwa mbere, yabikoze ku bunani. Aha no gutone ku warokotse. Ibintu Sibomana Atanaze ari gukora no gutone ku wacitse ku icumi. Kugira ngo ikintu cya mbere kigaragara no mu biganiro bye harimo gusa naho yibasira abatanga ubuhamya kuri genocide yakorewe abatutsi, kuko uyumvikana avuga ngo ni gute ngo umuntu ngo avuge ubuhamya, atanga ubuhamya ngo atarahari. Kuvuga ko umuntu utarura ahantu atemerewe gutanga ubuhamya, kandi nawe ubwe nk'umuntu witwa ko ari umutaramyi azi neza ko ajya atubwira amateka ya Gihanga, Ngombe Ijana, akatubwira ya Musinga, akatubwira Rwabugera, ariko nawe ntiyarahari. Aho ngaho ntiyarahari. Bashobora no kumuhamagara bakamuganiriza, bakagira ibyo bumvikana, akavuga ko agiye kubihagarika. Ntabwo ribi gipfa gufata umuntu gutyo. Impamvu inyito ivuga ngo genocide yakorewe abatutsi, akavuga ko nyuma ya 1994 yitwaga itsembatsemba, ngo nyuma gato byitwa itsembatsemba n'itsemba bwoko, ngo nyuma gato agiye kumva yumva ngo ni genocide yakorewe abatutsi. Ati ibyo bintu bahinduranya ko ari twe twari duhari. Batubwo ikibazo se ni iki? Aragira ati abahutu bo bapfuye bizagenda gute? Ibyo se nabyo akabivugamo. Yakoze ikiganiro cy'umutuku. Atanaze ndamukarabye ni Nyabingi, kuko cyane ko akora n'ibitaramo umenya ari ibidayimoni byamushitse kugira ngo akore ibi biganiro. Hari umunyamakuru wateye Bush urukweto wo muri Iraq agiye mu rukiko avuga ko yashakaga kumenyekana. Ati se ati umunyamerika yari kunyiyuhamo gute? Rero muteye avuga ngo wallahi wakibar pa. Bush ararukwepa, mutero rwa kabiri ararukwepa, rwa gatatu bare bamufasha. Ubihuza gute? Nyine aragira ngo amenyekane mu bibi. Ikaze ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, nitwa Jean Paul Nkundineza. Iyi ni Jaras Official TV, ariko kandi ni na Jean Paul Nkundineza Official TV. Twiteretse kuri Classic Hotel, hoteli yaguye hashashe, hoteli iri kuyoza igitiyo, hoteli ifite amakipe 3 y'ibigugu, APR yo mu Rwanda, iyo muri Cote d'Ivoire ndetse n'iyo muri Zimbabwe. Inama zo sinakubwira, nanjye niho nkorera umunsi ku wundi. Urumva ko ari amata yabyaye amavuta. Tugiye kwitsa ku kiganiro n'itangazamakuru, ariko ngereka mvuge ngo tugiye kugaruka ku bantu RIB yerekanye ku munsi w'ejo b'abameni bakora ibintu byo kuyogoza abaturage kugira ngo babacucure utwabo. Ariko iyo abanyamakuru baje kwitereka nyuma yaho RIB iba yabahamagaye ngo bereke ibyo bisambo, nyuma mu bibazo biziramo nibuye rimwe rirasa inyoni ebyiri. Ibibazo bibakasa mutwe, bakabaza bagasubizwa sinakubwira. Bimwe mu bibazo byabajijwe ni byinshi, ariko kandi inyuma ya kamera hari Fils. Meze neza. Ayo warakuze? Yego yego. Utaba muremure cyangwa wararangiye? Ni igihe. Nta mazi amerukaho. Ubundi witwa nde? Amazina yanjye bwite ariko irangamuntu nitwa Isezerano Dominique. Mazina meza. Fils ryaje gute? Fils ni agasirino ko muri quartier. Ko kwa Semuhungu. Arya Semuhungu ngo mwarabanaga? Ntabwo nabanye nabo shwi. Ariko mwarakuranye? Ya. Ari we na Semuhungu mukuru ninde? Arandutaho gato kuko yize imbere yanjye ho gatoye. Twize ku kigo kimwe. Mu bwana bwe Semuhungu yarameze. Sha yamye kuriya kabisa. Yikundira kwijyana n'abakobwa. Nyine hobby yiwe n'undi bagari kumwe n'abakobwa. Update: Semuhungu azaburanishirizwa ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Breaking news. Azaburanishirizwa ifunga n'ifungurwa ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Tsaye twateye amatako. Nutahambona uzazenge kamera witahire. Ntabwo aricyo tugiye kuvuga. Okay. Nubwo nkwakiriye ariko umwanya munini n'uwawe. Ndaguhaye ndakwakiriye. Yego. Ni ikiganiro cyabaye n'itangazamakuru ubwo ejo RIB yatumiraga abanyamakuru
bari mu buryo bari gusoza icyo nshaka ko tubiza kugarukaho. ese uheruka kujya mu kiganiro RIB yatumiyemo abanyamakuru ryari? Icyo gihe nabwo bari berekanye abantu baguze ubutaka b'abameni. Kuki utakijyayo? Kuki utakijyayo? Ntabwo mfite ni ikibazo nagize ariko kidakomeye. Wari wayimenye? Ira press nawe nayimenye kuko groupe na WhatsApp yanjye yavuyemo groupe yari ibunyivamo. Uyibamo? Nayibagamo. Ninde wagushyizemo? Nimurangire shobora akazi Dr. yashyizemo office ako si hapo natege uyibamo ntayibamo sha yego. Rero RIB yerekanye n'undi ejo abameni. Icyo kiganiro abantu barakibonye. Nako ntibakibonye hano? Ntabwo bakibonye hano, ariko njyewe hari ibyo nshaka ko tugarukaho mu bimwe mu bibazo umuvugizi w'urwego yabajijwe. Hari ikiganiro nawe turiko gukorana ubwo twabonaga uriya mwanditsi waramubonye. Ego RIB yabitanzeho umucyo ku cyo yazize. Twe twavuze yuko RIB irabimenya ikora iperereza ijya habereye icyaha ifata ibimenyetso byari bihari hanyuma umubiri woherezwa muri Rwanda Forensic Institute kugira ngo hakorwe umubiri upimwe mu rwego rwo kumenya impamvu ishobora kuba yateye urupfu. Ubwo ngubwo mu rwego rw'iperereza hanyuma resulta zasohotse, resulta zavuyemo zatanzwe na Rwanda Forensic Institute zagaragaje ko uriya Rwamurima Diogene yapfuye azize ibyo bita stroke. Stroke ubwo ngira ngo birumvikana ni ifata mu mutwe, imitsi yo mu mutwe, ipima byagaragaje ko yari yagize kuva cyane mu bwonko, akaba ari cyo kintu yazize. Ariko mu iperereza ngira ngo ryabayeho, mu iperereza mwararibonye, mu iperereza twakoze hari ubundi butumwa bwari bwoherejwe n'umuntu witwa Shyaka Robert, nawe ni umwanditsi w'urukiko rw'ibanze Gatunda muri Nyagatare. Ni ubutumwa yanditse bwashenguye benshi, bwanatangaje benshi, aho yishimiraga urupfu rw'uyu Diogene ndetse avuga ko abonye umwanya agiye kumusimbura. Ibyo rero mu rwego rw'ubugenzacyaha twabibonyemo nk'ikintu tugomba gukoraho iperereza. Yahise afatwa arakurikiranwa, ubu ngubu akaba akurikiranwe ku cyaha gihanwa n'ingingo y'130 bivugaho gushinyagurira umuntu. Uyu urebye ubutumwa yanditse bishingiye ku magambo yego twabigarutseho ubwo twari turimo turagesinga dutekereza yuko ashobora kuba yaragiriwe nabi. Ninde? Uriya mwanditsi twagarutseho ushize Manzi. Umwanditsi ntuza Rwamurima. Yego Diogene. Yego ejo RIB ibitangaho umucyo ivuga ko yarwaye stroke, ko bamujyanye muri Rwanda Forensic Institute basanga ko yaragwaye stroke yamajije kugo yarafite amaraso mu mutwe. Ikibazo ni ikihe noneho? Ikibazo twari turi kuri conclusion ku cyabayeho cyo twari twavuzeho. Mwari mu gihirahiro umucyo umurangira igitangaho umucyo. Byitwa ujye uvuga Dr. Murangira umuvugizi w'ubugenzacyaha bw'u Rwanda. Yego kuko bamurangira bo ni benshi. Okay, agitangaho umucyo. Ndagira ngo kuri update zavuzweho hari icyo wazivugaho? None se wakongera ku cy'abahanga bo baganga bavuze. Gusa byari byavuzwe ko ya mwana yazize ko yacitse ku icumu kubera yuko yishwe mu cyunamo, kandi yari yashyinguye abantu ku 31 abantu be bakagira ngo ni inzangano, ariko nabishingiye kuri message yanditswe n'umwanditsi w'urukiko rw'ibanze rwa Gatunda, aho yavugaga ngo Satani mwakire mu bayo, ngo yari umugome n'ibindi bigambo bibi byinshi. Tukavuga ko ari urwangano ruteye ubwoba, ibintu byamaganiwe kure, ariko Murangira bitanzeho mu cyanagaragaza ko umwanditsi w'urukiko yafunzwe
akurikiranweho icyaha cyo gushinyagurira umurambo najya kuburana akabanywa n'urukiko urukiko ruzamuhanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 itarenga 7. yego gusa stroke niko ifata ni ukumenya ngo aho yafatiwe na stroke uvuye iwe hareshya gute yari yavuye iwe ati yego ariko yashyinguwe ku itariki 17 yego z'ukwezi kwa 4. yego ariko kandi ni ibibazo bibiri Murangira yabajijwe n'umunyamakuru wa Igihe Emi no kuri wa mukobwa no kuri wa mukobwa witwa Odile w'imyaka 29. yego nawe yayitanzeho umucyo ku mbere yuko Dr avuga kuri nyakwigendera Odile wowe wari waramwumvishe Odile narabyumvishe bavugaga biki yuko nyine bikekwa ko yarafashwe ku ngufu akapfa. Dr yavuze kuri ya mukobwa yabaga muri ICU mu gice cy'indembe nyuma agapfa ku itariki 18 z'ukwa 3. Ngewe niba ariko yanavuze ko ikirego cyatanzwe kuri station ya RIB ya Nyarugenge uwakekagaho kumuhohotera agafungwa naho igisubizo yahise agikatira cyangwa se ku mashusho nabonye niho agikatira. Yego yego ariko kandi ndi bwibande ku bibazo byabajijwe. Sije ko wambwiye ngo ari kuvuga kuri Theo w'ukwezi. Murangira yavuze iki kuri Theo? Dr Murangira warambwiye ngo ubibonyeho ishwi rambeshye yego rambeshye pe. Ariko kandi Murangira bwo yahaga space abanyamakuru ngo babaze. Hari umunyamakuru wa The Future TV wabajije ikibazo. The Future TV yitwa Ruti Ruti Dukano Murego. Yego yabajije ikibazo Dr B Murangira Thierry yarahari Ruti wa The Future amubaza ku kibazo ngira ngo nawe ugira icyo uvugaho ku biganiro bya Sibomana Atanaze ko kubitavugwa rumwe umunyamakuru yego Sibomana Atanaze yego atavuga rumwe yibisesengura yabisesengura ati kubitavugwa rumwe yabisesengura ate nk'umuntu wari uhari mu gihe ibyo Sibomana Jenoside yakorewe Abatutsi igenda ihindagurika no kubera iki. Mbibutse ko nge nari mu Rwanda mu kwa munane muri 1994. Ndibuka ntabwo jenoside iri jambo mwumva ntaryabagaho tubiziranyeho mwese murabizi. Ijambo jenoside ubundi ryaje ryari. Jenoside yakorewe Abatutsi ryaje ryari. Icyo gihe muri 1994 mu kwezi kwa munane ntaryabagaho. Numvaga icyo gihe nari mfite akaradiyo. Numva umuntu witwaga Nkubito Yohani Maria. Muramwibuka. Yari minisitiri w'ubutabera. Nkubito Yohani Maria niwe watangiye ibyabaye mu Rwanda abishakira inyito. Abyita itsembambaga. Murabyibuka abari bahari. Nkubito twumva ni ijambo ryiza koko rishaka kumvikanisha ibyabaye mu Rwanda kuko ni imbaga y'abantu koko kuko hari hatuye abantu benshi. Ati biriya ni itsembambaga mu mategeko kubitwa n'umunyamategeko. Ubwo ndashaka kuvuga kuki inyito igenda ihindagurika. Subwo wanditse igitabo byo kubahimbye indirimbo Munyanshoza ndakuramukije. Uhimba indirimbo ngejo byahinduka ukongera ugahimba indi. Nyuma haza kuba nyuma y'itsembambaga haza kuba itsemba bwoko n'itsembatsemba. Inama y'abaminisitiri bitangaza. Turabyandika turabiririmba tubivuga ku radio turabanyamakuru. Nyuma baterekada ntabwo ari itsemba bwoko n'itsembatsemba ahubwo ni jenoside yakorewe abanyarwanda. Ubundi bati rekada ni jenoside yakorewe Abatutsi. Niho bigeze ukibaza ngo kuki inyito yagiye ihindagurika byatewe n'iki. Aho simbatinda kuko mu kubyiga wenda avuga biba Murangira Mutsende yamwikijeho wabuze ibyo Sibomana yakoze. Niyo mpamvu ngo bajije nagira ngo tugiye icyo bivugaho. Sibomana afite ukuntu ni ikiganiro yakoze
nabonye muri komenti bamwitiranya na Badrama, bivuze ngo ni ikiganiro kiremereye yakoze Sibomana Atanazi, kuko ntafashe umwanya ngo aha rutundukana umurego. Salamu. Uramba ntangiye kukubwira ngo Sugira, nibuka ko Sugira zabaga muri Muvumo aho tubera abakuru. Aha hari umunyamakuru umbajije ngo nkore komenti ku kibazo wabajije muri RIB, mubwira ko ntabizi, ariko ndavuga nti ngiye kuguhamagara nkubaze numva uko wacyintroduije, hanyuma umbwire n'uburozi buri mu kiganiro. Muzehe wabaye umunyamakuru kuri Radio Rwanda igihe kinini, akanakorera Contact FM, buriya harimo n'abatazi ko Sibomana Atanazi yakoreye kuri Contact FM. Hanyuma hari televiziyo yitwa ngo iki, Izuba. Ikibazo ejo wacyintroduije gute ukibaza umuvugizi w'ubugenzacyaha bw'u Rwanda? Ikibazo nabajije umuvugizi wa RIB, namubazaga niba RIB yaba iri kubona ibiganiro biri gutambutswa n'umugabo witwa Sibomana Atanazi wahoze ari umunyamakuru. Ibiganiro ari gucisha kuri YouTube byiganjemo cyane cyane kugoreka amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi no kwiyita amazina no kwihimba ingengabitekerezo ya Jenoside kwa muri rusange n'ibyo ngibyo. Ikiganiro waracyumvishe cyose? Njye narakibonye kintera ubunebwe, narihutaga. Naracyumvise. Amapuwe nk'atatu mu kiganiro cye avuga harimo guhakana no gupfobya Jenoside n'andi magambo adakwiye ku muntu w'umusaza nk'uriya uzi n'amateka, uvuga ko yarokoye hariya bamwe mu Batutsi yarokoye bahigwaga muri Jenoside. Yavuze iki? Kugira ngo ikintu cya mbere kigaragara no mu biganiro bye harimo gusa naho yibasira abatanga ubuhamya kuri Jenoside yakorewe Abatutsi, kuko yumvikana avuga ngo ni gute ngo umuntu ngo avuge ubuhamya, atanga ubuhamya ngo atarahari. Kuvuga ko umuntu utari uri ahantu atemerewe gutanga ubuhamya, kandi nawe ubwe nk'umuntu witwa ko ari umutaramyi azi neza ko ajya atubwira amateka ya Gihanga ngo Mbijana, akatubwira ya Musinga, akatubwira Rwabugera, ariko nawe ntiyari ahari aho ngaho, ntiyari ahari. Rero kwifata akumva ko n'umuntu witwa ko ari n'umuhanga, ari umuntu mukuru ungana kuri, utazi ko n'imbaraga z'ubushakashatsi umuntu ashobora gukora ubushakashatsi akamenya ibintu kuruta n'uwari uhibereye, ni ikintu kigaragaza ko ibyo ari kuvuga ntabwo bigamije neza, ahubwo birashaka harimo gutera ubwoba abatanga. Icya kabiri ntacyumva. Icya kabiri ahanini usanga yibasira noneho abavuga amazina ngo hari nayo yahibyemo hagati, ariko ngira ngo izina rya Jenoside yakorewe Abatutsi ni izina ryashingiwe. Hari ahantu ngeze ko bavuga ngo nyuma ya 1994 zagiye zihindurwa inyito. Okay. Ubundi n'umuryango w'abibumbye wemeza izina rya Jenoside yakorewe Abatutsi waryemeje uvuga ko ari Jenoside okay, nabyumvise. Ari ihame ritagibwaho impaka. Rero kuba umusaza ungana kuriya witwa ko yabaye muri Jenoside akayikoreramo akaba ari mayiko. Nabyumvishe. Aho umuvugizi w'ubugenzacyaha ahasubiza ngo iki, ko amategeko avuga ko atari ngombwa ko umuntu aregerwa RIB, ko ari n'ubwo RIB kuri igenza icyaha. Aho niho rero umuvugizi yavuze ko ijisho ry'ubugenzacyaha ritajya rihuga. Ngira ngo abantu bahita bumva icyo bisobanuye, niba bavuze ko ijisho ry'ubugenzacyaha ryabibonye, ubwo igikurikira ni ukugenza ibyaha. Niba byumva neza, Muzehe Sibomana Atanazi uyu mwanya ari mu ntambwe 18 yitayemo. Kwita mu ntambwe 18 ibyo mbona ko ariko sinzi niba ubyibuka, ahubwo nuko abantu bagize ngo ni ugucikwa. Akora kuri Contact yigeze kuri radio, kandi yari ikomeye, radio ya Robert Rudatsimburwa, radio yagiyeho umukuru w'igihugu bwa mbere yigenga, yari atarajya no kuri Radio Rwanda. Contact yari ikomeye cyane ayikoraho. Yigeze
gukora ikiganiro mu cyunamo hagaragaramo amagambo yo gupfobya. Icyo gihe bamuryamyeho bavuga ko ari umusaza, ko ashobora kuba yanyerenda, byibuka babigira ibintu bisanzwe. Ariko iyo bigeze aho bishingwa YouTube, ikiganiro nk'icyo cy'umuntu uri mu gihugu gifite ukuntu gihita kizamuka, aho abitwa bigarasha bavuga bati tumuntu ni Sibomana Atanaze na Badrama, aho uhita utinya. Ikigaragara kuba zayibasira abantu bavuga amateka ya jenoside. Kuvuga amateka ya jenoside si ngombwa kuba warayabayemo. None se ko ari umusizi Sibomana Atanaze, akaba ataranahigwaga muri 1994, akaba ari umwanditsi, akaba ari umunyamakuru, yanditse ibitabo byingahe kuri jenoside yakorewe Abatutsi, nk'umuntu noneho uyizi, utarahigwaga, wabonaga abo bahigwa, unavuguruza uwahigwaga ibyo yaba avuze ngo byibura undi yirefere ku gitabo cyari igitabo yari yandika. Ni nacyo kibazo nyine, kubera ko niba ushobora kubwira umuntu wahizwe agatemwa akasigwa ari intere bazi ko yapfuye, ukajya kumwigisha, kujya kumubwira ngo ntabwo warokowe na runaka, kuko nabyo arabivuga, ngira ngo mu kiganiro aherutse gusohora aravuga ngo inkotanyi zarokoye Abatutsi b'iwacu. Barokowe nande? Barokowe bate? Nabyumvise. Ibyo nabyo ni ibindi yakoze. Niba atangiye no guhakana ko inkotanyi zitarokoye Abatutsi, wumva ko ari umuntu urimo kugoreka amateka kandi abishaka kuko urayazi. Nabyumvise. Okay. Rwose ubona ko ari umuntu wahanutse. Nta bantu bari bakwiha ku mbuga ngurukanabumenyi nk'uko Emi yabajije ikibazo cya wa muhanzi, harya yitwa ndefi wa muhanzi Gitafu, akavuga ko bitari ngombwa ko abaza ikibazo cya Gitafu ku ndirimbo yasohoye. Wowe nta bahise baryana inzara babona yenda ko ushaka nko kumufungisha? Erega buriya no kwiha Emi buriya baramurengagije nawe, kuko Emi we yari afite amatsiko, kandi amatsiko ye kandi yarashubije. Byaturuka ku byavuzwe, ntabwo ari we wabihimbye, ni ibintu byavuzwe hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ndetse n'ubu biracyavuga. Rero kwiha Emi se gufunga. Okay, nabyumvishe. Rero ngiye kunyihabyo rimwe na rimwe ntabyo ndabona kugeza amagingo, ariko n'ibirenze biriya baranyihanzwe akantu koroshye nka Sibomana Atanaze. Nta kintu byambwira. Roger Rutendekana Murego, ndagushimiye cyane. Urakoze cyane Jean Paul. Okay. Ikibazo uragisubijwe. Utinyemo. Niba ntari mpari wakibajije aragisobanuye mu buryo bwimbitse mu Kinyarwanda. Apo natinye nubwo murangira amusubije mu buryo buhinnye, amusubije amajambo abiri. Yamubwiye ngo iki? Ijisho ry'ubutabera rirareba. Nawe wari ubizi ko ariko yamusubije? Yego. Iryo jwi rirahari? Yego. Nabyo birimo byose? Yego. Urishyiremo. Ijisho ry'ubutabera. Ya. Okay. Rirareba. Iryo jambo ryonyine. Ahandi wari ufite amatsiko ni? Yego. Ese jambo cy'ikintu nibaza. Ese undi uriya musaza umuzi uti? Sibomana Atanaze azi Jean Paul n'umusaza. Oya, Sibomana Atanaze nyine. Yego, ni muzi nk'umunyamakuru mwiza, ariko uzwi cyane mu gitaramo no gutebya. Rukizangabo Shami uramuzi? Uramuzi? Yego. Shami. Rukiza umwe nawe uramuzi Rukizangabo Shami ubundi? Oya. Okay. Nyine ariko ni umunyamakuru mwiza mukuru, uzi amateka menshi ku Rwanda. Yakoreye Radio Rwanda igihe kinini, bagabanyije abakozi, ajya kuri Contact, ubu arikorera, afite YouTube yitwa Sibomana Atanaze. Nuko muzi. Ntabwo muzi mu bikorwa bibi. Yaba yaratangiye kwinaga mu ntambwe 18, buriya ikibanza cyo kiracyahari. Igereza ntijya yuzura. Bavuga ubucucike, bavuga iki, ntabwo gereza ijya yuzura. Nta muntu ubura haryama, ahantu hakandagije ikirenge uranaharyama. Twagiye. Nuko muzi wamusobanura. N'umusaza muzima ubundi ko yahindutse simbizi. Njye muzi nk'umusaza muzima. Wewe watunguwe n'iki cyumba? Natunguwe n'ibyo yavuze. Niba atarwaye afite ikindi kibazo. Okay. Ahandi. Jambo, nawe uri kwihuta cyane. Ndihuta kuko muzehe Sibomana Atanaze namenye ubwenge ari umunyamakuru. Nkura ari umunyamakuru. Ntiduturanye ngo twahuriye mu kabari turasangira. Shingiye ku bitekerezo bye ntacyo yari atwaye. Yangiritse vuba.
cyangwa se bikaba byari mu nda bibimubiriramo bikaba byasohotse bimumazemo igihe. Kandi ijisho ry'ubutabera ngo riri he? Rirareba nta kindi kintu yarengejeho ntacyo nivuze gusa. Aha. Utekereza ko ari iki cyatumye uriya musaza yiyemeza kuba yavuga? Ni umurengo. Uriya musaza yakoranye na Mike muri Contact. Mike Sibomana Atanazi kumuzi mukorana kumuzi nk'umunyamakuru, twese twakuze tumubona ari umunyamakuru mukuru. buriya ingewe nagiye muri Contact yaragiye. Ntabwo muzi Sibomana Atanazi? Buriya yakoranye na ba Eminante. Yes, n'aba banze icyo gihe na Dadido Maximo. Dadido Maximo igitangira. Contact igitangira nibwo yahakoze. None se ngewe muzi nk'umunyamakuru mwiza mu bitaramo generasiyo ye y'ubukuru ifata mikoro n'umuhanzi akaba n'umuhanzi buri azi gucuranga inanga. Mu gucuranga inanga ni mubi. Rero iki kiganiro numva ntabwo nakivuga ko sindakireba. Ngewe nakibonye Sinzi n'ibyo yavuzemo. Nta bitutsi birimo. Ariko niba bamwise ngo ni papa wa Badrama, wumve ko ari ikiganiro kiremereye. Yavuzemo ibijyanye n'iki se, kuko numvise uvugana na uriya musore w'intore ubyina cyane Ruti. Nanjye naracyumvishe. Icyambere Sibomana Atanazi ntabwo yumva impamvu inyito ivuga ngo jenoside yakorewe Abatutsi. Akavuga ko nyuma ya 1994 yitwaga itsembatsemba. Ngo nyuma gato byitwa itsembatsemba n'itsembabwoko. Ngo nyuma gato agiye kumva yumva ngo ni jenoside yakorewe Abatutsi. Ati ibyo bintu bahinduranya ko ari twe twari duhari. Ikibazo se ni iki? Aragira ati abahutu bo bapfuye bizagenda gute? Ibyo se nabyo akabivugamo yakoze ikiganiro cy'umutuku. Ariko urumva niba ngubwire kugira ngo ubona buriya umurongo leta iba yarashyizeho ku bijyanye n'inyito nk'izi. Oya Jean Paul, kugira ngo inyito ihinduke urumva kugira aho wavuze ngo yavuze ngo byatangiye byitwa gute? Itsembatsemba. Kugira ngo bive kuri iyo nyito bijye ku nyito hari uyu munsi, hari abantu baba bicaye batari umwe batari babiri batari batatu, bikaba ku rwego rw'igihugu bakabyemeza. Ni nk'uko ibintu byemezwa ko byemejwe ko indirimbo y'igihugu ihinduka, processes binyuramo urumva ukuntu ibingana. Rero sinumva impamvu abi questioning. Afite icyo kindi ngira ngo yenda avuze cyo afite sheni icyo kindi yaravuze ngo ntekereza ko hazamo kwirengagiza uyu Sibomana Atanazi kugira ngo umenye uwo ari we. Afite sheni yitwa Sibomana Atanazi Official, aho yamenyeye iyo miti. Hari tayito ivuga ngo ukuri kuri jenoside mujye muvuga ibyo muzi. Ifite ibihumbi 104 mu minsi 2. Bamaze indi imaze umunsi umwe iragira ati nimureke iterabwoba shamuzahe niwe wanjye aho ntinyiye nahangaba. Nimureke iterabwoba ntimuturusha gukunda igihugu. Ifite ibihumbi 87 mu munsi umwe. Iyi ngiyi ivuga ngo ukuri kuri jenoside mujye muvuga ibyo muzi, yiteretse imbere ya kamera ashyiramo bandorore yo kwibuka yo kwishura 32 kugira ngo avuge ibyo azi. Indi imaze umunsi indi maze amasaha 15 ifite imbaga y'ibihumbi 60 na bingahe, ifite imbaga y'ibihumbi 68 mu masaha 10 nangahe. Uzi icyo bisobanuye ibi ngibi se? Bino ikintu bivuze cya mbere gikomeye ni Sibomana Atanazi wari ufite sheni idakora. Yari hari ariko idahari. Ariko ntekereza ko we barase abashaka views na birani nk'akazi cyangwa no kugira ngo atange ibitekerezo bye nk'umuntu wigeze ku munyamakuru ushaka gukomeza nyine. Ntabwo FPR inkotanyi zarokoye Abatutsi biwacu. Ndakahamba. Iwabo ni hehe? Ubwo no umunyaruhengeri kandi ababeshye. Ngewe Jean Paul ntekereza ibintu bibiri. Umva se uzi Sibomana Atanazi mbere yuko akora ibi biganiro afite video imaze amezi ane ifite abantu 1000. Afite indi maze amezi 5 ifite 2000. Nwango ni Sibomana Atanazi utarebwaga kubera ko yakoze ku marangamutima y'abantu
niyo mpamvu byarebwe. Urashaka kuvuga ko yabikoze abigendereye? Simubona muri sosiyete nyarwanda ni Karasira. Urabona yabikoze abigendereye? Ariko nk'umusaza kugira ngo amenyekane cyangwa ko ntago kumenya ko utazi Sibomana Atanaze, utamuzi isura muzi izina. Kereka nka byihariye ntabwo namubonye ishuri imwe mu buzima. Uyu nta namuzi, nawe ushobora kuba mutarabona. Aha, yabikoze kugira ngo ariko nzi indirimbo ze aba yanyeganyije. Mu magororero babyita kunyeganyeza inzego, abagira ngo bamwiyumvemo n'uwamwibagiwe wamwibuke. Ariko njye mfite reka nkubwire igiko mbitekereza. Ni umuntu uzi ubwenge, ni umuntu ufite experience, ni umuntu uzi amateka y'igihugu. N'ubyo ngibyo uvuze byose avuga kronology yo guhera muri 94 inyito zagiye zisimburana, bigaragara ko ari ibintu azi yagiye akurikira. Uzi ko umurenzi w'igihango yarokoye umubare munini w'abatutsi wabo. Inde Sibomana Atanaze avuze ibintu bikomeye ngo ntabwo FPR yarekoye abatutsi biwacu, kuko we hari abamuhungiyeho akabarokora bajya baza no kumushimira mu gihe cyo kwibuka. Niko kantu mbese ni nka Rusesabagina wagaragaje ko ari we warokoye abatutsi. Ntekereza ko ni umuntu mukuru unafite iyo experience, uzi amateka igihugu cyaciyemo, yari umuntu usobanukiwe rwose, unasobanutse. Ntekereza ko ziriya video ibyo yakoze niba harimo ibyaha yabikoze abizi, niba harimo icyaha azi ko cyaba kirimo, ubwo nyine inzego zibikurikira zizabikurikira. Ijisho ryari yavuze ngo ijisho ry'ubutabera no ry'ubugenzacyaha riba riri hose, nibabona harimo ibyaha bazabimubaza abisobanure. Ariko nanone ntibyabuza ko n'umuntu we wari we wese atanga igitekerezo ku bintu yavuze. Rero nicyo ngiye mbona gihari, kuko ntabwo ari umuntu utari buriya Sibomana ni umusaza usobanutse, uzi ibyo avuga. Nkuko nguko wari ubivuze, ngi sindakurikira ikiganiro yenda ndaza kucyumva ukuntu yagiye akurikirana izo kronology, bigaragara ko ari umuntu usobanutse. Niba harimo n'ikintu cy'icyaha yaba yagikoze nyine nka bya bindi bavuze byaba ashaka kugira ibyo nyeganyeza, yaba niteguye kubisubizaho. Noneho ubu harimo n'abari kuvuga ngo ajye mageragere kugira ngo bamushinge umuco, kuko ntabwo ari umuntu winjije. Oya, ntabwo ari injiji. Ntabwo ari injiji. Yabanje kubitekereza. Hari ikindi kibazo ufite? Mfite ibibazo nshaka kukubaza, ngira ngo uduheho idonito cyangwa uduheho kandi ubivuge nyine nk'umuntu mukuru. Yego. Aha. Cyane ko anavuga ko we ubwe yivugira ko yigeze gushaka gutanga ubuhamya bakamubwira yuko igihe cye kitari cyagera. Inde? Muri icyo kiganiro. Yego. Avuga ko yigeze gushaka gutanga ubuhamya bakamubwira ko igihe kitari cyagera. Ababimubwiye bari babigenzuye neza. Hari nk'ibintu bijya bibamaye. Ngewe kuba warandokoye muri jenoside si ngombwa ngo nkushimire kuri 7 z'ukwa kane, nanagushimira no mu kwa mbere no mu kwa kabiri no mu kwa gatatu. Yashatse kubutanga hehe? Uwo mwanya wari wateganyijwe, yarabisabye barabimwangira, yabisabye mbere. Uzi twebwe dukora ibiganiro biri mu butumwa bwo kwibuka, uzi ko zira interview tuzitigita mbere y'icyunamo. Mushumenya twe tutarakora. Yes. Ntabwo wahamagara Tito Rutaremara umubaza amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu ku itariki 8 z'ukwa kane ngo umubone abari kuri televiziyo Rwanda cyangwa ahandi. Yego. Ubwo nije yatagitize kitari cyo. One se yashakaga iki? Yashaka ko bamugira Rusesabagina se. Rusesabagina niwe ujya na n'ubu uvuga ko yarokoye abantu muri Korine, abahigwaga abatutsi bahigwaga. Yego. Oya. Ibintu yashakaga ka munani. Mumboni za ariko yashaka ngo kuvuga nta kintu kirimo, niyitereke kuri kamera biha abanyarwanda barenze nabi wabo. Ako nakito nta kintu kirimo. Oya, Sibomana Atanaze kuba arashatse gutanga ubuhamya ubw'iki nyine. Yarahigwaga, yashaka kuvuga ko yarokotse, yashaka kuvuga ko yarokoye abahigwaga. Ibyo se bisaba ko apezanye ntagende. Namukarabye. Uramukarabye? Ndamukarabye. Nitandukanyije nawe. Atanaze ndamukarabye ni Nyabingi. Kuko cyane ko akora n'ibitaramo, umenya ari ibidayimoni byamushitse kugira ngo akore ibi biganiro. Akora ibara. Bamupimishije basanga hari utuntu twasimbutse. Ese Jambo kubona muri comment ashyigikiwe cyane.
wabyita iki? ashyigikiwe n'ibigarasha kandi bareke gukina ku maraso y'abatutsi bishwe muri 1994. Ibiganiro yabikoze mu kwezi kwa gatanu, nako yabikoze mu kwa 12, yabikoze mu kwa mbere, yabikoze ku bunani. Aha ni ugutoneka uwarokotse. Ibintu Sibomana Atanaze ari gukora ni ugutoneka uwacitse ku icumu. Nareka imikino, nasigeho, nacire birarura. Yego. Ndi gukumva. Babonye umuvugizi w'inkiko. Twicanaga icyubahiro. Yego. Wari ukiri kutubwira? Yego. Narimo nkubaza ni kuki kubona muri commentaire nyine. Oya, yashyigikiwe n'ibigarasha man. Ntabwo ari byo. Sibomana Atanaze kuko utamuzi, utanumva uburemere bw'ibyo yakoze, niyo mpamvu uri kumbaza impamvu uri kubona ashyigikiwe. Kadire mpamvu mbikubajije se urumva. Nkubajije ibintu bikomeye. Ntabwo bikomeye. Urambwiye ngo kuki yakoze ikiganiro kikaba cyarebwe cyane na comment zabaye nyinshi. Nuko ibigarasha byinshi birimo kureba icyo kiganiro. Sinzi niba nakumvisha ko kucyo murangira yasubije ko nanabikubwiye kuri Sibomana Atanaze. Yego, kucyo yasubije ijisho ry'ubutabera ririmo kumureba. Ese ibyo umuvugizi w'urwego Dr. B Murangira Thierry biraca ayahe marenga? Biraca marenga. Twavuga ko ari nyina ntenga kuri uyu musaza. Biraca marenga ko mu minsi iri imbere ashobora kuzaba ari mu maboko ataraye. Niko bakarasira byatangiye, ariko bashobora no kumuhamagara bakamuganiriza, bakagira ibyo bumvikana, akavuga ko agiye kubihagarika. Ntabwo ari igipfa gufata umuntu gutyo. Bagiye kumufunga amaze imyaka nk'itatu. Rashid nuko n'abandi. Ejo bundi kuri Jihad Murangira yavuze ngo ati Jihad namuhamagaye mu biro byanjye inshuro nyinshi. Yego. Kuri fata ku mabuto yavuze ngo iki? Nawe nuko. Umuntu watahamagaye n'ingiye bitandukanye. Watarahamagara n'ingiye ariko kandi biranagoye ngiye ko yabona ibyo ambwira birimo amakosa kuko ndayirinda. Urumva? Ariko ntabwo ribu yahita imufata ngo pa. Bashobora no kumuganiriza. Niriya shena akayisiba n'ibiganiro akabikuraho. Ahubwo reka mbikorere download. Nta wamenya bishobora kuzavaho byose. Ahubwo uranyibukije man. Kambikorere download. Yego. None se? Yego. Wowe iyo ubonye ibigambo Sibomana Atanaze yavuze, ubona bitarimo ibyaha? Kajambo je nago hostinze. Nago tsigira ngo dibi tekerezo. Wowe iyo ubonye ibyo yavuze, nje nibara kuri nje. Nibara yakoze. Si Kinyarwanda. Ibara ni iki? Ndakwaje ngo wabonye bitarimo ibyaha? Yego. Se niba nawe ubibona uri umwana ko harimo ibyaha, ngewe ndinde utabibona? Ni umucuranzi w'intanga. Oya. Kuko na rogo yirimo ibintu by'intanga. Na intro yiwe ni ibintu by'intanga kabisa, akunda intanga. Okay. Yarahemutse. Sibomana Atanaze nakubwiye ko namukarabye, umuntu nakarabye namuvugaho iki? Niteguye ko nzajya mu rubanza rwe yatawe muri yombi. Agasaba imbabazi. Agasaba imbabazi ku biganiro yakoze bikomeye. Hari umunyamakuru wateye Bush urukweto wo muri Iraq agiye mu rukiko avuga ko yashakaga kumenyekana. Ati se ati umunyamerika yari kunyiyuhamo gute? Yari umuteye avuga ngo wallahi wakibar pa. Bush ararukwepa, mutero rwa kabiri ararukwepa, rwa gatatu bari bamufashe. Ubihuza gute? Nyine aragira ngo amenyekane mu bibi. Ariko hari imikino idakinwa, gukinira ku mateka yacu y'Abanyarwanda biragoye. Imbaga y'abantu Perezida Kagame icyunamo agitangiza yavuze ko Abanyarwanda badashobora gupfa kabiri. Wowe urinde uza gutoba ayo mateka. Twagiye ku yindi ngingo. Japo gira ngo sije sivyo ngibyo njya nkwibarizeho ra. Ibyo najya nkwibarizeho ugira ibitekerezo bitangaho, kandi ndatekereza ko tugize version ebyiri. Umunyamakuru akibasha ikibazo kugira ngo Murangira agikomozeho, twumva na version ya Jean Paul Nkundineza, cyane ko ndimo ndagushima Jean Paul. Ndagushimiye kuko urimo
uragerageza kutwumva ukaza hano ukaganiriza abantu bacu bari bagukumbuye. abantu banyu ariko ko batanyakiriye ko batandemeye. Ntabwo nyine nawe waje ngo bakwakire neza uvuga ati Jean Paul ari hano. Happy one. Bakwakira ndabizi. Narakennye. Ako nakira. Jean Paul wakoze ku mwanya wawe. Ndagushimiye. Yego. Shimiye n'abari bakurikiye Jean Paul Nkundineza ndetse na Jaras Official TV. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Imana ibarinde mwese. Abambajije muri comment ngo Jaras abahehe aba kwa Trump. Aho yagiye gushaka babikubajije hariya abantu. No muri comment narebonye cyara narebwe by the way. Ikiganiro cyari cyiza cyane. Imana ibarinde mwese. Wakoze cyane. Okay.